Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri mwe mwese mudahwema kudukurikirana, amazina ni Sagamba Gildas, nk'uko musanzwe mubizi, ayo akaba ari cya kiganiro cyangwa se hahandi tubonera amagambo y'Imana y'ukuri atarimo ikinyoma. Tukaba rero uyu munsi tugiye gusoma amagambo y'Imana araza kuboneka muri Matayo ibice 16, duhera ku murongo wa mbere. Turaza gusoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, tuze no gusobanukirwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Wowe udukurikiye navuga ngo amahoro y'Imana bane nawe, kandi Imana ikomeze kuguha umugisha, ikomeze kwagure kandi kwambike imbaraga. Reka tusome muri Matayo ibice 16, turebe uburyo abafarisayi n'abasaduseyi basaba ikimenyetso mu byanditswe. Matayo ibice 16. Ese ni gute basaba ikimenyetso mu byanditswe? Ese baragihawe? Ese Yesu yabemereye ikihe kimenyetso? Wowe rero uri kudukurikirana, turagushimiye cyane. Imana ikomeze kuguha umugisha, iguha amahoro, ikomeze ikwagure kandi iguhe gukunda ijambo ry'Imana, kuko ari bwo buhanuzi butavangiye, kandi ijambo ry'Imana ariho tubonera ibyo kurya by'umwuka. Amina. Reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Turasoma, turatangira Matayo ibice 16, titira avanga abafarisayi n'abasaduseyi basaba ikimenyetso. Reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko abafarisayi n'abasaduseyi basanga Yesu, bamusaba ikimenyetso cyemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Amina. None ngo abafarisayi n'abasaduseyi basanze Yesu, bamusaba ikimenyetso cyemeza yuko yaba yaratumwe n'Imana, ngo ariko ari umutego bamutega. Birashoboka yuko nawe waba uhura n'imitego bagutega, ariko Imana igutsindishirize mu izina rya Yesu. Rero ngo baramusanze bagira ngo barebe yuko ari umutego bamutega. Barangije baramusanga, abasaduseyi basanga Yesu, bamusaba ikimenyetso cyemeza yuko yatumwe n'Imana, ariko ngo ni umutego bagira gute? Bagira ngo bamutege. Yesu arabasubiza ati, iyo izuba rirenze muravuga muti ejo hazaramuka umucyo, kuko ijuru ari umutuku. Bwacya mukavuga muti haramutse umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi rikaba ryijimye. Muzi gutahura ijuru ngo mumenye ibihe, nyamara mukananirwa gutahura ibimenyetso biranga iby'iki gihe. Yesu nawe abasubiza nk'umunyabwenge, arabwira ati, rero iyo ijuru rijemo umutuku muhita muvuga ati ejo hararamuka umucyo, ariko iyo rijemo umutuku ndetse uvanzemo no kwijima, muravuga ngo ejo noneho hararamuka umuvumbi. Ngo bwacya mukavuga muti haramutse umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi rikaba ryijimye. Muzi gutahura ijuru ngo mumenye ibihe, nyamara mukananirwa gutahura ibimenyetso biranga iby'iki gihe. Ngo batahura ibimenyetso byose, ariko ibimenyetso biranga iby'iki gihe byo bikagira gute? Bikabananira. Tumanutse kuri 4, abantu b'iki gihe b'abasambanyi n'abagizi ba nabi bashaka ko mbaho ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari icya Yonasi. Nuko abasigaho aragenda. Yesu yari umuhanga cyane, kuko ari mu mwuka w'Imana, ari Imana iri mu isi. Ariko aravuga ngo rero abantu b'iki gihe abasambanyi n'abagizi ba nabi bashaka ko mbaho ikimenyetso. Urabona no mu minsi turimo abantu benshi bishakira ikimenyetso. Ajya gusenga mu cyumba cy'amasengesho agashaka ikimenyetso, yajya gusenga mu rusengero ashaka ikimenyetso. Everywhere, every time he need the significant, he need the sentence, he need some traits, akantu kamwe kabigaragaza gatoya cyane. Niyo kaba ari agatraits kari heredity, ariko avuga ati aka ni akamenyetso. Arashaka ikimenyetso. Ngo iki gihe ngo iki gihe abasambanyi n'abagizi nabi bashaka ko mbaho ikimenyetso, mara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari cya Yonasi. Nuko basigaragira bati usibye Yonasi, uko Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, nicyo kimenyetso muzabona. Nta kimenyetso muzabona usibye cya Yonasi, icyo kumara iminsi 3 mu gituro. Namwe murabyumva. Umusemburo w'abafarisayi n'abasaduseyi noneho wari umaze kugwira. Bafashe hakurya abigishwa ba Yesu, basanga bibagiwe kujyana imigati. Yesu arababwira ati, muramenye mujye mwirinda umusemburo w'abafarisayi n'abasaduseyi. Bo rero baravuga bati ubanza ariko nta migati twazanye. Yesu amenya ibyo bavugana, arababwira ati, yemwe afite kwizera guke mwe, niki gituma mujya impaka ngo nta migati mufite? Mbese ntimurasobanukirwa? Nta nubwo mwibuka ya migati 5 yahagije bya bihumbi 5, n'umubare w'ikangara z'ibyasagutse mwahavanye?
teko se ndimo ndavuga imigati mwahizo mukajya ni ya migati mukicuza imigati nimuzi ko imigati nayitubuye ibyo arabwira ati yemwe afite kwizera gukimwe niki gituma mujya impaka ngo nta migati mufite yabwe ati mwirinde imisemburo y'abafarisayo ati nuko nta migati twazanye wana haleluya 10 cyangwa se nimwibuka na ya migati 7 yahagije bya bihumbi 4 na bya bitero na bya bitebo byabasagutse mwahavanye kuki mvuga imigati mukumva ko ari imigati yo kurya 11 kuki mudasobanukirwa ko atari imigati nababwiraga mujye mwirinda ahubwo umusimbura wa farisayi n'uw'abasaduseyi noneho abigishwa basobanukirwa ko atari umusimburo w'imigati yababwiraga kwirinda ahubwo ko ari uw'inyigisho z'abafarisayi n'abasaduseyi ahamira Yesu Kristo arababuza kutagendera kwira nyigisho y'abafarisayi ndetse n'iy'abasaduseyi twibuke yuko inyigisho y'abafarisayi n'abasaduseyi mu isezerano rya kera ziriya nyigisho z'umusozi za kera nizo bigishaga nino ziriya nyigisho harimo imihango n'imigenzo ariko none banayirengagaho bakagira indi mihango yo mu kidini kiwabo ya mategeko yo mu idini yabo none bagiraga indi mihango bakigisha ibintu ariko bakaba batabikora bwa ati rero mwirinde iyo misemburo y'abasaduseyi ndetse mwirinde n'iy'abafarisayi bari bagize ngo ni imitsima isanzwe ariko yari imitsima y'inyigisho abafarisayi n'abasaduseyi batanga reka dusome Petero noneho tugiye kureba Petero mwihangane tugiye kureba noneho Petero yemeza ko Yezu ari we Kristo bageze mu karere gahereranye n'i Kayizariya ya Filipo Yezu abaza abigishwa bati umwana w'umuntu abantu bavuga ko arinde baramusubiza bati bamwe bavuga ko uri Yohana umubatiza abandi nguri Eliya n'abandi nguri Yeremiya cyangwa ngo undi wo mu bahanuzi nuko Yezu arababaza ati mwebwe muvuga ko ndinde Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana nzima Yezu aramubwira ati urahirwa Simoni mwene Yona kuko ibyo nta muntu wabiguhishuriye ahubwo ni data uri mu ijuru noneho nanjye reka nkubwire uri Petero ni ukuvuga ibuye kandi kuri urwo rutare nzubakaho umuryango wanjye ndetse n'urupfu ntiruzabasha kuwutsinda nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru icyo uzaboha ku isi kizaba kibohowe n'Imana mu ijuru kandi icyo uzabohora ku isi kizaba cyabohowe n'Imana mu ijuru nuko Yezu yihanangiriza abigishwa be kutagira uwo bahingukiriza ko ari we Kristo Petero noho abati ko se bamwe bavuga ko ndinda abandi turi Yohana abandi bavuga buri wese avuga uko bitekereza abandi turi muri babahanuzi ngo ariko Petero ngo aritondera avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ariko se mwebwe noneho muvuga ko ndinde ubwo bose barebanyeho ariko Petero atero turi Kristo umwana w'Imana nzima aravuga ngo ntago ari inyama n'amaraso byabigushiriye ahubwo ni data uri mu ijuru gushiriye kuri ibyo nzubakaho umuryango wanjye cyangwa se nzubakaho itorero ryanjye ubundi itorero ni umuryango w'Imana umuryango wa Yesu Kristo nzubakaho umuryango wanjye ngo kandi n'urupfu ntiruzarishobora usibye n'urupfu muri Bibiliya yera n'amarembo y'ikuzimu ngo ntabwo yarishobora Yesu avuga ko azapfa akazuka uhereye ubwo Yesu atangira gusobanurira abigishwa be ko ari ngombwa ko agiye Yerusalemu akabazwa cyane n'abakuru n'ab'imiryango n'abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko bakamwica maze ku munsi wa gatatu akazuka nuko Petero amwihererana atangira kumuhana ati Nyagasani ibyo biragatsindwa Imana ntizakunda ko bikubaho Yezu arahindukira amubwira ati mva iruhande Satani umbereye inkomyi kuko bitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ari iby'abantu amina abati rero uwo Petero ibitekerezo kumubwira ni iby'abantu ntabwo ari iby'Imana ntabwo bivuye ku mwana wibuke ko yatangiye kuvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ati hani data umwijuru wiguhishuriye agatangiye kuvuga ati ntushobora kubambwa n'Imana ntiyabikona abati ibyo bitekerezo byawe ntabwo bivuye ku Mana ahubwo birimo birava kuri wowe birava mu bantu kijya ngo timva inyuma Satani ashaka gukiza ubuzima bwe Yesu ananavuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa bati ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho ahubwo atwara umusaraba we ankurikire ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura naho uhara ubuzima bwe ari njye ahorwa azaba bukishije mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugura iki
ni koko umwana w'umuntu agiye kuzaza afite ikuzo rya se, ashagawe n'abamarayika be, maze agirire umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ndababwira nkomeje ko bamwe mu bari aha batazapfa batabonye umwana w'umuntu aje kwima ingoma ye. Aravuga ati uko biri kose byaba byakunda mugomba kuzabona umwana w'umuntu aje kwima ingoma ye. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe, cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugura iki? Ni koko umwana w'umuntu agiye kuzaza afite ikuzo rya se, ashagawe n'abamarayika be, maze agirire umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Arababwira ati rero uko byamera kose nzaza kandi nshagawe n'abamarayika ngirire umuntu ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ngo ndababwira nkomeje ko bamwe mu bari ahangaha batazapfa batabonye umwana w'umuntu aje kwima ingoma ye. Ati uko byamera kose bamwe muri aha ntabwo mushobora gupfa mutabonye umwana w'umuntu aje kugira ute, aje kwima ingoma ye. Mwakire neza amagambo y'Imana. Imana yishimye ko tuganira. Wowe rero wadukurikiranye, wowe ukomeje twatangiranye twadusozanyije, turagushimiye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro ikomeze kukwagura no kubana nawe no gukundisha ijambo, kandi igihe cyose ugira ikunda, kuko ijambo ririmo ubuzima, ijambo ni ubutsinzi, ni ubutware, ijambo ni ubwami, ijambo ni buri kimwe cyose. Ijambo ryo riduhishurira ukuri, rikatwereka inzira tugomba kunyuramo, tugomba kugera. Turagushimiye wowe wadukurikiye. Imana ikomeze kukwagura mu izina ry'umwami Yesu. Amen.